buri kantu arafunzwe azira gukurikiranwaho gucuruza inzoga zitemewe ndetse no kuzamamaza. Buri kantu yakoze ikosa rikomeye cyane noneho ryatumye akurikiranwa n'inzego. Mwarabibonye ntabwo ndi buze kubisubiramo cyane, ndaza kujya ku bindi. Uyu buri kantu n'abatarabibonye yakoze live kuri TikTok atumira hariho bamusinga, hazaho nabonye harajeho na minisitiri, ariko n'ubundi ntibahindura mind ngo bavuga ku kindi kintu, bakomeza kuvuga kuri icyo kintu ndetse batsimbarara ku kintu bariho bari kuvuga ngo twe twabuze akazi, kuki leta yabiciye ubona ko bari kurwanya inzego. So rero aka kanya buri kantu bikaba bivugwa yuko afunze. None rero buri kantu ifungwa ryiwe uri kubona byari rikwiye cyangwa ntibyari rikwiye? Jya muri comment ugire icyo ubivugaho mbere na mbere. Uyu musore buri kantu ikindi kintu ndi buze kumuvugaho, umwe mu bahungu b'abakire industry ifite, ubyivugira twe ntabwo tubizi kuko ntituzi umufuka w'ukuntu ungana. Ngiye kuvuga ku bukire bw'uno musore buri kantu. Buri kantu yagize gutya yemerera agurira umuturage mituweli. Icyo gihe mituweli yari kigura 3. Umuvandimwe niba byaragenze ute yaruriye ntiyongeye. Shoboka ko hari ikibazo cy'ubukene cyabayeho. Sizi niba yari na gahunda ngarukamwaka, ababizi muraza kumbwira, njye ngira kwibeshya kwinshi cyane. Okay, muze kujya muri comment ngiyi video. Ikintu cyo gukora jewe ngashaka umuyobozi w'umudugudu wa hano, sibyo? Ari hehe? Okay, nicaye hano kugira ngo natinze umwanya, ngashaka kwishyura abaturage 3 bajya bananirwa kwishyura mituweli. None rero uyu mukire wacu ubukire bwe bushingiyeho. So ndagira ngo mbereke ikindi kintu cy'ububwa, ndavuga ko ari ikibubwa yakoze kigereka ko nta bukire burimo. Uyu mugabo yagiye kwa Irene avuga yuko rwose yamaze kugura Benz, agaruka avuga yuko yayigurishije akagura Spiro. Ibaze Benz igurishwa bakayigura na Spiro, menya yarakemwangaga. Ntabwo ibyo bindeba, reka tujye ku kindi. Umuvandimwe yiyemeje gufasha umwana w'umunyeshuri, nta audio yamukoreye, nta cyo yamukoreye, ntago mbizi kuko niki yamufashije ko kumujyana kuri platform waramucuruje cyakoze we mu nyungu zawe. Nize ngo wanamuhaye ukuboko basi. Okay, ikindi kintu, uyu muntu buri kantu yagize gutya, nako ni buri nguni deja yagize gutya, amaze kugira gutya. Irene yaramaze gutumira umwana, avuga ngo ririmba indirimbo za Ariel Weza, ririmbo bwica buririmba neza nyine. Ubu ni ibintu byabaye byiza. Nayo buri kantu nako buri nguni haza imbere ya kamera avuga ukuntu yemereye uwo mwana audio yafatana na Ariel bagakora video. Inkingi mbere na mbere indirimbo, ikintu cya mbere ni audio, kuko nta kuntu umusani yajya kuri stage nka performing video audio ifite. Hari twaje tubona n'abasani kenshi n'umusani akora audio nakore video, ibyo ni ibintu byumvikana. None umuvandimwe niba yari yemeje gukorera umuntu audio, kuki atahikoze ngo azabwire Ariel Weza nawe akora ibyo? So ikindi kintu ndibuze kuvugaho ni gute umuntu w'umugabo ajya gufasha umwana kwirayide akagurira abana bombo z'icumi. Mwana kamuha ngo afashije uno bwana ari kuvuga ngo agiye gufasha wa mbere nababwiye w'umunyeshuri waririmbye za ndirimbo za bafera nanda bakurikirana buri kantu. Mwarabibonye arangije ngo yamwohereje niba ari ibiceri by'ibihumbi 50, ariko nkuriye amakuru neza sanga ibyo biceri by'ibihumbi 50 yohereje ngo aragiye kugurira ikigo cyose. Ngo nukuvuga ngo buri munyeshuri yagombaga kujyana bombo y'icumi. Ntiwafasha umwe ukamufasha ikintu kigaragara, wenda ubwo buceri ukabumuhereza ari umwe akagira ikintu abumarisha. Ara ntacyo wakoze, ndakugaye cyane rwose. Ikindi kintu ndibuze kunenga kuri buri kantu, bikanoreka ibintu byo kwiyemera nta kirimo ntacyo kabisa. Kuko niba
wowe ubwawe urumva ujya imbere ya kamera kugurisha benzi ukagura sipiro na ziriya mbaho menyo uziyitirira mwana utazikora byihorere uhita ubeshya tubwiza ukuri turi abafana bawe ziriya mbaho uraziyitirira ntazo ukora mu mbaho habamo amafaranga na duma ngo buriya kuhaba ngo so guys igenda njyaga ngo breakingire news ndajyaga mbabwira ikiri kuba ku muhungu wacu nagira n'ikibazo muzamenye icyabiteye ariko rwose uyu muvandimwe byihorere